Twongeye kubasuhuza mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu. Twagarutse rero kuri ya channel yacu Miss Theonie, hamwe dukunda kuganirira ibiganiro byubaka ubuzima. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bw'umugore. Abagore benshi barwaye indwara ya infection yo mu nkari. Ndetse bamwe gukira biragorana, ugasanga buri gihe bahora barwaye iyo ndwara. Uyu munsi rero tugiye kuganira turebere hamwe ese niki gitera kuba baguma barwaye iyo ndwara ntikire. Ndababwira ibintu bigera kuri 5 abagore benshi batitaho cyangwa se bakora mu buryo budakwiriye bigatuma bahora barwaye ama infection yo mu nkari. Niba rero uri igitsina gore, niba uri umudamu ukaba uri ahangaha ukurikira ibiganiro byacu, niba uri umugabo ukaba uri hano ukurikira ibiganiro byacu, ugerageze iyi video uyisangize umudamu wawe, ugerageze iyi video uyisangize inshuti yawe, nayo iyice ukubiri n'iyi ndwara. Ko iyi ni indwara ihangayikishije igitsina gore benshi cyane. Uri kumwe na muganga Theophila. Ikaze mu biganiro byacu. Ikintu cya mbere gituma abagore bahora barwaye infection zo mu nkari zikanga no gukira nuko batanywa amazi. Akenshi usanga igitsina gore bikundira igikoma, yakwinywera igikoma, yanywa amaji akumva ko ibyo bihagije nta mpamvu yo kujya kunywa amazi. Nyamara yirengagije ko amazi ari umuti, amazi ari urukingo rw'indwara nyinshi mu mubiri. Nukuvuga ngo inama kenshi tugira abagore ni ukunywa amazi menshi ku rugero ruhagije. Ayo mazi rero tuvuga biba bisaba ko byibuze anywa hagati ya litiro n'igice kugeza kuri litiro 2. Uburyo bwiza rero bwo kunywa ayo mazi ni uko anywa make make atayanywera icyarimwe. Kuko kuyanywera icyarimwe nabyo bishobora kwangiza impyiko. Ahantu ha kabiri, ikintu cya kabiri gishobora gutuma umugore ahora arwaye ama infection yo mu nkari ni ukwihanagura nabi nyuma yuko avuye mu bwiherero. Abantu benshi iyo avuye mu bwiherero yihanagura uko yishakiye. Hari n'abasohoka batihanaguye, ariko ntago ari byiza. Kuko kuvuye mu bwiherero buriya hari imyanda iba yasohotse. Iyo myanda rero biba bisaba ngo ikomeze ijyaho imyanda. Ijya ntigusigareho cyangwa se ntigira ahandi hantu ijya bihadakwiriye. Uburyo rero bwiza tugira inama mo abagore bwo kwihanagura igihe bavuye mu bwiherero nuko bafata papier hygienique bakihanagura baturuka imbere bagana inyuma. Uvuga icyo gihe bikurinda ko uri bufate iya myanda iturutse inyuma ngo uyishyire hafi hariya mu muyoboro w'inkari, kuko biba bishobora guteza za mikorobe ziturutse inyuma ko zihingira ukarwara ama infection yo mu nkari. Biga rero ushobora kuba uyivuza ariko ntukire kuko ukomeza gukora iryo kosa, kuko ukomeza kwihanagura mu buryo budakwiriye. Ikintu cya gatatu gishobora gutuma umugore ahora arwaye ama infection yo mu nkari ni ugufata imiti nabi. Abantu benshi iyo agiye kwa muganga bakamuha imiti, ujyayo ubabara, ukajyayo uri kubona bya bintu by'ururenda cyangwa se by'uruzi biza mu gitsina, hanyuma baguha imiti wayinywa nk'iminsi 3 we ukumva byakize ntibikiri kuza, ukumva ubabare bwakize, ugasanga umuntu imiti arayihoreye arekeye aho kuyinywa, ariko ntago uba wakize. Uba ugomba kunywa imiti neza ukayimara. Ikindi hari ukuntu umuntu anywa imiti ntakire, yamara kudakira ugasanga aragiye asubiye kwivuza. Buriya biba byiza iyo usubiye kwivuza ku muganga wakuvuye mbere, kuko wa muganga ahera hahandi byari bigereye agakomerezaho. Kuko ngo nimba yari yaguhaye imiti ntukire neza, ya miti afata umwanzuro wo kuyihindura akaguha iyisumbuyeho kugira ngo ubashe gukira. Ariko igihe ugiye mu rindi vuriro bisa nkaho utangiye kwivuza. Kuvuga ngo icyo gihe bakuvura nk'abatangira, kuko ntago bazi imiti wafashe ari bwoko ki, ntago bazi nimba warigeze wivuza ugenda uvuga uburwayi gusa. Icyo gihe rero inama tugira abadamu cyangwa se inama tugira abakobwa,
igihe warwaye y'ino ndwara ukajya kwa muganga bakaguha imiti ukabona ntukize neza, ongera usubire kwa wa muganga wakuvuye hanyuma guhindurira imiti urusheho kwivuza neza. Ahantu ha kane hashobora gutuma umudamu cyangwa umukobwa ashobora guhora arwaye infection zo mu nkari ntazikire ni ugukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ari naho hantu kenshi cyane iyo ndwara ikunda kwandurira. Igihe cyose ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, udukoko tuba dushobora kwinjira mu muyoboro w'inkari byoroshye, mu buryo bworoshye ukarwara indwara y'ama-infection urinaire. Bivuze ngo rero abagore benshi bariyizi n'imiterere y'igitsina gore, uriya muyoboro w'inkari ni mugufi, ntago aduteye nk'abagabo. Kuba rero uriya muyoboro w'inkari ari mugufi nibyo bituma bagira ingorane nyinshi zo kwandura indwara z'ama-infection yo mu nkari. Igihe kinini rero tugira inama abagore yuko igihe cyose ugiye gukora imibonano mpuzabitsina, ukaba ugiye kuyikorana n'umuntu utizeye ubuzima bwe, ukaba ugiye kuyikorana n'umuntu utazi uko nimba atarwaye izo ndwara, biba byiza gukoresha agakingirizo, nibwo buryo bwiza bwo kwirinda. Ahantu ha gatanu abagore bose cyangwa se abakobwa bose bandurira mu kwambara imyenda y'imbere idakwiriye cyangwa se mu kuyambara mu buryo budakwiriye. Ahangaha hari imyenda myiza yabugenewe ihumeka abakobwa cyangwa igitsina gore baba bagomba kwambara. Iyo myenda ihumeka cyangwa se iyo myenda yoroshye ikoze mu ruhu rwa koto, tuvuga ngo yorohereza twa dukoko gupfa. Ntago tugenda ngo tugume hariya tuhatinde. Niyo mpamvu iyo tubaganiriza tubabuza kwambara imyenda ya niro. Ntago bikwiriye ko igitsina gore cyambara imyenda ya niro y'imbere, kuko iriya myenda iyo udukoko tuyigeze hariya turahaguma tukahororokera, kuko nta buhumekero buba buhari ngo tube twakwangirika cyangwa se tube twahava mu buryo bworoshye. Ikindi ku bijyanye n'imyenda y'imbere, hari abantu b'igitsina gore usanga afura imyenda y'imbere akayanika mu nzu, hanyuma yamara kuma akongera akambara. Ibyo bintu nabyo ntabwo ari byiza pe. Niba ufuze imyenda y'imbere, yifate uyanike ku zuba, za mikorobe zipfe, za bagiteri zipfe zashoboraga kuza kuguteza ama-infection yo mu nkari. Ikindi, nimba ubona kuyanika hanze bikugoye, uba muri ghetto, urabyuka ujya ku kazi, koreye ku buryo mbere y'uko ujya kwambara iyo myenda uyitera ipasi. Hantu uzi hajya hafi ku gitsina cyangwa se ku myanya y'ibanga, uhatera ipasi, za mikorobe uzice, ube wirinze ya ndwara y'ama-infection yo mu nkari. Inama tugira abantu rero cyane ahangaha ku kijyanye n'ubuzima, iyi ndwara ni indwara umuntu yivuza igakira, ariko iyo yivuje nabi gukira biragorana. Ni ukuvuga ngo ihora igaruka. Ikindi, iyo uyivuza ntukurikize izi nama tuguha, n'ubundi bisa nkaho ntacyo dukoze, kuko ni ukuvuga ngo ninkuvura nkaguha imiti, ukagenda imiti ukayinywa neza, ariko mu gitondo ukongera ukajya mu bwiherero, za mikorobe ukazigarura muri ya myanya yawe y'ibanga. Ni ukuvuga ngo ntacyo dukoze, kuko turi kukuvura indwara ukongera ukayigaruramo. Ni byiza rero gusobanukirwa n'ibi bintu bitanu ugomba gukora kugira ngo wirinde iyi ndwara. Ikindi nanone, nitukuvura ariko ukagenda ukiberaho utanywa amazi, ntacyo uzaba uri gukora, kuko igihe cyose utari kunywa amazi ntabwo ubasha no kwihagarika kenshi. Ukutihagarika kenshi rero, za mikorobe ziguma zirundanya mu ruhago, n'ubundi zikaza kuguteza ama-infection yo mu nkari. Reka rero tugerageze turinde ubuzima, na cyane ko byoroshye, nta kigoye kirimo. Ibi bintu bitanu mbabwiye ni ibintu byoroshye kwitabwaho, ni ibintu byoroshye gukora, nta kintu na kimwe kigusaba ubushobozi ku buryo wumva ko bikugoye. Izi ni inama tubaha tugira ngo turengere ubuzima, izi ni inama tubaha tugira ngo turinde abantu kurwara, kandi hari ibintu byinshi bakora bikabafasha kubaho, bikabafasha kwirinda indwara, bigatuma baguma bameze neza nta zindi ngorane bafite.
reka nongeye nshimire rero mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu, bakunzi b'ibiganiro byacu, mugerageze mubigeze ku bandi, mubihereze inshuti zanyu, kandi mwibuke gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane, kugira ngo ujye ukomeza wungukire byinshi ahangaha kuri channel yacu Miss Theone. Aha tubavugira ibiganiro bivuga ku buzima, aha tubavugira ibiganiro byungura abantu inama. Iyo ufite nawe icyifuzo cyangwa se igitekerezo uratubwira, iyo ufite icyo ushaka ko tukubwiraho uratwandikira muri komenti, tukagusubiza, tukagusobanurira, tukagufasha kubaka ubuzima buramye, kubaka ubuzima bufite ireme. Mwakoze kubana natwe rero, dukomeze tubane no muri video z'ubutaha. Buri munsi tubagenera ikiganiro kivuga ku buzima. Uwiteka akomeze abane namwe, Uwiteka akomeze kubafasha, akomeze abarinde indwara, mukomeze mubeho mutekanye. Bye.